Bamwe muri aba baturage b'umurenge wa Rugerero ho mu karere ka Rubavu bubakiwe aya mazu baravuga ko akanyamuneza ari kose nyuma y'uko bari bamaze igihe basembereye ariko none ubu bakaba babonye aho bakinga umusaya. Ibiza byabaye tariki 2-3 z'ukwa gatanu byaradushegeshe tujyara muri koleje batwitaho turarya turanywa perezida aradusura tubwira ko agiye kudusubiza mu byacu. Imvugo yayigize ingiro rero nari mfite inzu y'amatebura ifite agasima muri salo ubu ndi mu nzu ifite sima mu byumba byose igikoni igomba gutekamo gifite sima. Ibyo byose perezida arabidukoreye ntacyo atakoze. Yisebe yikiza nawe twari tuzi igihe twari turyamye hariya hirya mu hema nawe tuzi ko tuzongera kugaruka ngo tugaruke dukurikije ibyo twabonye nawe twari tuzi ko twakongera kugaruka ngo twongere tubone ko twabaturage kimwe n'abandi ko twakuba. Nakuba meya ngubu tukaba turi gushima ubuvugizi watuvugiye tukaba ubu ngubu mu bashoboye gusenyerwa n'ibyiza bya Sebeya nanjye ndimo inzu nanjye rwose ubu nyirimo narayibonye inzu irenga hafi na miliyoni 5 kandi ari by'icyuma. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper avuga ko ibi biza bikimara kuba byari birenze ubushobozi bw'akarere ariko kuba leta yarahagurutse ikifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu gutabara aba baturage ari ikintu cyo kwishimira cyane. Byari birenze ubushobozi bwacu mu mitekerereze. Murabyibuka hano hakora ubwato, murabyibuka duherekeza abacu bari bahitanywe na biriya biza bagera kuri 28. Murabyibuka inzu nyinshi zasenyutse. Murumva icyo bisobanuye ubukene abarokotse biriya biza bahise binjiramo. Abantu muribuka ko mwagiye mwimurirwa mu masite mukabaho nk'impunzi ariko leta ikora ibishoboka byose turongera dusubira mu buzima busanzwe. Uyu munsi tuvugana turi kuvuga amazu arimo amashanyarazi, arimo sima, muraryama mugakinga mugashyiraho amarido ariko kiriya gihe iyo tutagira leta ireba kure, leta ikunda abaturage, ubu ngubu tuba tumeze nabi cyane. Abantu baba barabaye impunzi mu gihugu cyabo cyangwa se na benshi bagakomeza no kwicwa n'inzara n'imbeho n'indwara zituruka ku mwanda n'ibindi byose. Uyu muyobozi kandi yavuze ko kuba akarere kabashije kubonera abaturage aho baba bizatuma abaturage nabo bashobora gutekereza indi mishinga ibateza imbere kandi akaba ari n'inyungu ku karere mu kugira abaturage batekanye. Umuturage udafite icumbi, udafite aho arara, urara atishimye ntashobora kugira umushinga w'igihe kirekire. Umuntu udafite aho aba ntashobora gufata inguzanyo ngo akore bizinesi atuje kubera yuko aho atuye ahora yimuka. Ashobora kuvuga ati ese ndakora iki kandi ejo n'ejo bundi nshobora kwimuka bashobora kunsahura mu nzu cyangwa se akabura n'amafaranga yo kwishyura iyo nzu. Ubu rero dufite abaturage bishimye batuje bazajya baryama bagatekereza imishinga y'iterambere ariko ibyo byishimo bigasakara no mu bagize umuryango. Umwana uvukiye muri urwo rugo cyangwa umwana uri muri urwo rugo ajya ku ishuri azi ko avuye mu rugo arongera akarutahamo. Mbese bagiye gutekereza iyindi mishinga itandukanye n'amazu. Ubwo rero twebwe ku ruhande rw'akarere twumva ko ni umutekano w'abaturage wiyongereye, ni ibyishimo byiyongereye kandi bigenda bisakara no mu bandi bose. Imvura yaguye mu mwaka ushize wa 2023 mu karere ka Rubavu yatwaye ubuzima bw'abantu bagera ku 113 abandi barakomereka. Inzu 719 zarasenyutse burundu naho izindi 855 zisenyuka uruhande rumwe. Uretse aya mazu 69 yatashywe ku mugaragaro hari n'andi 115 yamaze gutuzwamo abaturage. Biteganijwe ko amazu 328 ari yagiye gusanwa, indi miryango 870 nayo igashakirwa ibibanza bakubakirwa, hakiyongeraho no gukomeza imirimo yo kubaka inkuta ndende ku nkombe z'umugezi wa Sebeya mu rwego rwo gukumira amazi yarengagiza inkombe z'umugezi akajya gusenyera abaturage batuye mu cyogogo cy'uyu mugezi. Rafiki Kabenga, Flash FM, i Rubavu.